Roba ubukwe bwa Vestine bwarabaye ndetse haza ibintu byinshi bitandukanye bamwe bati nta bukwe bwabaye abandi bati ubukwe bwarabaye aho ndetse bamwe bavuze batari kose ibi ni cyundi turizera ibyande dufata ibyande nimba koko yego ucunga inyungu cyangwa ureberera inyungu z'abana b'abakobwa uyu munsi arimo w'umudamu yavuga ko ibi bintu atari ukuri aho umunyamakuru yandika akavuga ati at least harimo abanyamakuru mu Rwanda bagifite navuga ubumenyi buhagije ku byo bakora yareka nkoresha iryo jambo kugeza kuri iyi saha abantu bamwe bacangwe na Vestine look yari afite bamwe bati none se Vestine ko tumuzi ari mu ADPR yaba yarahinduye idini byaba bimeze biti hawe noneho uri hafi yabo ndetse uri mu murimo reka twibaze kuko uyu munsi niyo batarahaciye uyu munsi n'umugabo n'umugore mu mategeko aho rero mamenye niho namenya ngo baracyari mu itorero rya ADPR cyangwa bagize gute barivuyemo ariko uyu munsi ushobora guhamya ngo barivuyemo kuko nabonye ruke yabo ariko nzi hari n'abandi bagore bo iwacu basigaye bakubita amagahoziyana umusatsi ukaba umeze gutya nkaba nkoze ikosa sibyo kubera icyo uvuze ngo umwana wa 14 aba yiga muri segonderi ukaba wumva nabyo ari intera ndende aya makuye ni 236 ubwo uzi umuntu w'imyaka 36 ari mu kigero cyacu uzi iby'abana twakinaga uvuga Yesu mu nzu umusiramu akavuga ati nawe yavuga Muhammadi turugendana muri mariage isaba ibintu byinshi cyane ntago mariage ari ikintu gihubukirwa yego umuntu aza saa sita akababanye nubwo hari n'abarambana mu cyo bita fiançailles bajya gushakana nabwo ugasanga ni ibibazo sibyo hari nago turi kuganira ku muryango uzambwiye tuganire ku kintu cy'umuryango turebere hamwe umuhungu ushaka gushaka ese umukobwa wamunyura n'uwuhe sibyo yego siritu nk'isi tugezemo nk'isi tugezemo kugira ngo wubake urugo hari ibintu ukwiye kureba ukagenda ukitonda ugashishoza ubundi igice cya fiançailles sibyo umumaro wacyo nucyo bita kwigana no kwigwaho wabona bidakwiriye ukarekura uvuze ikintu cyiza nako nshimye Imana ko warunahari ubwo harabavuga bati ese uyu mwana arangije ejo bundi atubu baba bariganyeho batangana Gasaro TV bakunzi ba Gasaro TV na Yada TV turasuhuje aho murereye mu mpande zose z'isi tubabwira ko tubakunda cyane mwebwe mureba ibiganiro byacu umunsi ku wundi duhora tuzana abatumirwa kugira ngo batuganirize ndetse batubwire ibitekerezo bigiye bitandukanye ni Robert nk'ibisanzwe Prince muramuzi n'umuntu wacu akuretse abakoze subscribe bavuga ariko nabo baba barimo kuko burya iyo ubyutse mu gitondo ugasanga hari abakoze subscribe biyongereho niba 5 cyangwa 10 ubona ko ari bashyashya ariko nta kibazo ndi umuntu wa hano uri umuntu wacu umeze neza ndamahoro ndashima Imana imishinga yanjye mu mwuka no mu mubiri imeze neza yego ibintu ni amahoro yego Imana ishimwe mfite channel nshyashya abantu bagiye bakora subscribe yitwa Yada Films nizo filime indi ya filime okay yego bagushyigikire ntacyo bitwaye ngiye mukore subscribe rwose ngoro umeze neza ariko ahandi meze neza n'umuryango tumeze neza yego ubukonje bwaje uraza kwihangana ariko tuganirize abantu bari Burayi abanyarwanda n'abumva twagiye muri hiver yego ejo bundi twakoranye ikiganiro gusa nubwo byari ku murongo wa telefone ariko nabonye abantu benshi baragikunze abandi bati kukimuzana amakuru ariko y'abantu mukabinjira mu buzima iki kintu reka ngisobanure tugitangira ntago amakuru y'umusitari umusitari iyo yaje kuri kamera tukamumenya ndetse n'umusitari nka Vestine madamu Idrissa kuba twamuvugaho amakuru nta kibazo ikibi nuko wamuvugaho amakuru mabi kandi ari amakuru kuyavugana
amakuru shanje uva ku bana ariko sibyo ntacyo bitwaye imyaka ufite uracyari ku rugamba rw'abantu oya nabigendeye kuri comment ariko nawe tugomba kubasubiza hari umuntu wandika komanteri mu mbaraga zo kukurwanya yeah that's true gose wowe ba wowe kwisi waje kuri Sandrine Nzandi Robert tuba tugomba gusona abakunzi bacu uri kubiguraho se umuntu wakoze subscribe nuko yagukunda sibyo hanyuma ibisobanuro by'uko ngo wavuze ubuzima bw'abantu ni iki cyamuzanye se yego reka tuganire wambarije neza iki cyamuzanye ni waje uje kureba ibyo abantu bakora gusa reka kiriho akantu ntandukanyiriza abantu bo mu Rwanda bahishurirwe nibajya banabikora bajye basobanukirwa ibyo ari byo hari uburyo bubiri bwo kuza kuri YouTube yego hari umuntu uza kuri YouTube aje gushungera hari n'umuntu uza kuri YouTube aje kureba yego ubwo n'abariho rero hari abarebwa hari n'abashungera akanumvuze kangasubiremo hari abantu baba kuri YouTube yego twebwe dufata amatelefone yabo tukabareba tukaba turi kubashungera yego sibyo yego noneho hari nabo dufata telefone zabo tukaba tuje kubareba sibyo ni ibintu bibiri bitandukanye bashungera umuntu ryari igihe umuntu ari gukorera ibintu ku muhanda n'urugero bitameze neza sibyo hanyuma umuntu wemeye gushungerwa nuwakorera amakosa ku muhanda bareba umuntu ryari igihe umuntu bamurangiyeho ikintu akabatika ngiye kureba kanaka afite iki kintu nkeneye niyo mpamvu haba abantu bagira ama content menshi agiye atandukanye rero ahubwo wowe ukora ikiganiro nawe ukireba ese ubuje kureba cyangwa ubuje gushungera noneho wicare umenye ko turi mu isi y'igihe uvuga ati ko se ko igihe hari amafaranga uba yanjye ndi kuyatakariza iki abantu bige kumenya ibyo bareba naho ibyo kutubaza ngo kuki twakoze ibi ngibi abantu bavuze nabi oya nta kibazo ariko abantu bajye bakunda kuba babwizwa icyo nakwita ubwino harya ni mu byita ubwino kuko atari ukuri ukuri uzi uko ariko yego ukuri ni kumwe ntabwo kugira habaho ukuri kwinshi reka wa mugani wa Yongo ati ndi kubona umuntu ufite ibinyoma 1000 njye mfite ukuri kumwe ase we ni ukuri ra I don't know ntago ari ukuri biraba arimo byo kuvibinga Bibiliya ivuga ko ukuri kavuga ngo ukuri ni Kristo nubona umuntu ari kukubarira inkuru za Kristo n'imirimo yakoze sibyo yego atari iby'inda kuko hari n'ababarira inkuru za Kristo ariko ari ukwinda ukuri k'ubutumwa bwiza sibyo uwo niwe muntu ufite ukuri naho abandi ibintu byose umuntu avuga buri wese aza kubishura kumva ko ari ukuri ariko mu isi sibyo yego mu isi umwana w'umuntu wese uzabona aba afite umwuka umwisha inyuma umureberera iyo atari uwa Satani aba ari uw'Imana icyo ndacyemera yego ndashaka tuganire kuri iki kintu Roba ubukwe bwa Vestine bwarabaye ndetse haza ibintu byinshi bitandukanye bamwe bati nta bukwe bwabaye abandi bati ubukwe bwarabaye aho ndetse bamwe bavuze batari ko se ibi ni cyundi turizera ibyande dufata ibyande nimba koko yego ucunga inyungu cyangwa se ureberera inyungu z'abana b'abakobwa umunsi arimo w'umudamu yavuga ko ibi bintu atari ukuri aho umunyamakuru yandika akavuga ati at least harimo abanyamakuru mu Rwanda bagifite navuga ubumenyi buhagije ku byo bakora reka nkoresha iryo jambo yego bashidikanyaga ko butabaye se ariko nyuma yaho tuza kubona version yuko nyine ubona byaratewe n'iki kuko wabonye mu kanya benshi bavuga bati uriya munyamakuru yarayobejwe ati kuko yanditse ibintu avuga ko ari ibihuha ariko nyuma bigaragara ko bya bintu ari ukuri ndetse uwahamyaga ko ari ibihuha nyuma aba ari we witangariza ukuri uyu munsi icyitwa itangazamakuru cyangwa se gutangaza amakuru hari urugamba n'urwo nakwita urugamba rw'abizi itangazamakuru sibyo n'urugamba rw'abatarizi itangazamakuru bakora itangazamakuru kugeza uyu munsi bashobora no kuba barutabizi itangazamakuru kirimbuze sinzi niba uri kugisigura yego uru rugamba rero niho usanga bamwe ngo naba YouTuber ngo abandi ngo ngende umunyamakuru w'umwuga sibyo ariko reka tuvuge siroga ya RBA iravuga ngo icyambere ni amakuru yego amakuru yari gutambutswa ubundi mu itangazamakuru bavuga ko ahera ku cyitwa biravugwa ubwo ari biravugwa bishobora kuba ibihuha cyangwa se bikaba ukuri sibyo yego rero inkuru ishobora gutangira abantu
bayibonye mu matwi yabo bayakire kuko inkuru zikorwa bari zo kumenyesha, kurangisha no kwigisha, sibyo? yego no kwigisha, kumenyesha no entertaining no gushimisha, sibyo? hanyuma inkuru mu nyamakuru azanye wenda n'urugero yo gushimisha abantu, sibyo? yego ashobora kuyizana ikitangira kuko utari kwiyakira ko ibyo bintu ari ukuri, ukagira ngo ari kubeshya, sibyo? kabiri ejo ugasanga ni ukuri. Yego. Noneho hari n'aba bandi ya ntambara nakubwiye abantu b'abanyamakuru b'umwuga n'abatari abanyamakuru b'umwuga, hari noneho n'abakora inkuru zitari ukuri, ugasanga umuntu kuko nk'uyu Vestine uri kuvuga si ubwa mbere tubonye Tamuneri ko yarongowe, yego sibyo? abantu benshi hari inkuru ujya ukaba ngo yarongowe, ngo yashatswe n'umuzungu, ngo yakoze gutyo, ujya ubona ya Tamuneri, sibyo? umuntu rero akwandika akavuga ati mujye mugabanya kubeshya, ntago yaba kubeshya, ariko harageze hari indi ntambara nanone abandi batazi. Yego. abantu mwese muzi ko hatari abanyamakuru bavugisha ukuri, ndetse hakaba n'ibinyamakuru bizwi ko byanditse iki kintu aba ari ukuri, nk'igihe umuntu akwaza ngo none se ngo hari verisiyo y'igihe, Yego. ni urugero ngo hari verisiyo y'inyarwanda, sibyo? ariko birakwiye ko noneho hageze igihe ko hashobora no kuba n'ibitangazamakuru bitoya abantu nabwira ngo muze mwirefereho, nk'ubu n'urugero ngewe nubona na breaking inkuru izaba ari ukuri kandi ibi ni ibintu mbabwiye, sibyo? kuko ndamanza nkamenya exactement ese iki kintu ngiye kubwira abantu shingiye ku ijambo ry'Imana, shingiye nuko ndi, ntago cyaba ari ikinyoma mu bantu, sibyo? rero ushobora kuza, ariko hakaba hari n'abandi bantu batangaza ibinyoma, hari n'abantu bakuru. ubwo rero uyu munsi umucyo wagiyeho cyo koza mu nkuru twakoze, reka dukosore kuko mu itangazamakuru biremewe gukosora inkuru. twavuze ko Idirisa afite imyaka 42, ariko icyemezo cy'amavuko cyerekana ko afite 36. yavutse 89. Yego. icyo turagikosoye. yego. hanyuma rero mu kanya nibwo nahoze nsoma inkuru, ndetse ni nkawe ndi bubibaze. nahoze nsoma inkuru ku gitangazamakuru, ntago ari inkuru yo gusoma, sorry, uretse nyikwereke. yavugaga iki iyi nkuru rero? ni umuntu wanditse ati Idirisa ni muntu ki, avuga ko ngo uyu ari umugabo w'umukire cyane, ariko nkibaza umuntu abwirwa n'iki ubukire bw'umuntu kandi tubona ko uyu mugabo adatuye hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. akase ubundi gukira ni reka mere kuri icyo kintu. urumva nge simuzi Idirisa, sibyo? yego. navuga ngo ni umukire nshingiye kuki ko ngewe nkanjye uko nza abakire, abo nita abakire kuri ngewe ushobora gusanga biriho kontreri yawe n'uwo wabyanditse, kuko ngewe umuntu nita ko ari umukire ni umuntu uri kumva utandukanye n'uwo mwisi mwita umukire. yego. sibyo? nge umuntu nita ko ari umukire ni umuntu umeze ute? icya mbere ni umuntu wakiye Yesu umwami n'umukiza mu bugingo bwe, uwo muntu aba ari umutunzi niko biri muvuga, sibyo? Yego. undi muntu ngewe mfata ko ari umukire ni umuntu ufite umwuka muzima. iyo mvuze umwuka muzima ahumeka neza bigakunda, sibyo? yego. kabiri akaba afite umubiri muzima, sibyo? gatatu akaba afite ubugingo buzima. hanyuma ubutunzi, icyo yitwa ubutunzi cyo giterwa na sezo. twarabibonye ko bwitera amababa bukaguruka ejo bukagaruka. rero niba Idirisa ameze gutyo nanjye ndabihamije ni umukire, ariko njye simuzi. niba ubugingo bwe burimo Kristo ni umukire, ntabwo bukize gusa. uri kumva Bibiliya iravuga ngo dore ingororano z'abizera ni 3: icyubahiro, ubukire n'ubugingo buhoraho. yego. sibyo? niba ubugingo bwa Idirisa ari buzima, umubiri we akaba ari muzima, n'umwuka we ari muzima, ni umukire. yego. tukiri aho ngaho, mu minsi yashize ari kumwe n'aba bana b'abakobwa. yego. kugeza kuri iyi saha nta makuru numvise, ntabwo mbizi nuko basigaye baba muri Kigali, ariko tubahiruka amakuru yabo arahari, baba i Musanze. kugeza iyi saha mwari muri kumwiye? gusa ubwo urumva yatari amakuru ari prive wayihoreye. ubu inkuru ihari, sibyo? yego. turi kugendana. Yego. inkuru ihari nuko Vestine yakoze ubukwe na Idirisa. yego. naho ibindi aside ntabwo ndi muri baba bandi bajya kuvuga ngo batuye aha n'aha kubera iki.
yego impamvu mbikubajije ni iyihe wowe uri umunyamakuru ufite uburenganzira bwo kubaza ibyo ushaka. mu kanya narebaga ikiganiro umuntu umwe nta n'ikibazo kamuvuge Yego. witwa Justin ari kuvuga ati basigaye baba mu mujyi wa Kigali. Hanyuma nanjye rero nk'umuntu uzi ko Robert bari kumwe mpita numva icyo kintu Ese nanakikubaza. turi kumwe dushobora kuba twari turi kumwe wenda yagiye kureba imyenda mu mujyi. Kuba uri kumwe n'abantu ni igisobanuro cyo Ntabwo mwari muri kuba mu rugo n'ahantu runaka. Yego. Okay. Reka twikomereze. Hanyuma rero kugeza kuri iyi saha abantu bamwe bacangwe ni na Vestine look yari afite. Bamwe bati none se Vestine ko tumuzi ari mu ADPR. Yaba yarahinduye idini byaba bimeze biti. Nkawe noneho uri hafi yabo ndetse uri mu murimo reka twibaze. Hari n'abandi ariko nabonye bamwe postinga baba arokore ADPR bati rwose dushimiye itorero ryacu ko reka ndebe iyo post irahari no muri post inzo bamuza ati ko isigaye ituma abakobwa bacu basezerana basa neza. Yego. Ndashaka kuza kuvugisha umuvugizi w'itorero rya ADPR kuko tube clair aba n'abana bakuru baba star nimvuga bakuru nuko ari abantu bashobora gutanga message ikagera muri East Africa sibyo tumusobanuze niba bararivuyemo sibyo cyangwa se birabakoze byemewe uri kumva dore uko umuntu yanditse yego ati icyo nsigaye uranamuzi yanjye abakobwa bacu gusirimuka mu mutwe agasatsi keza pe aba rero hari n'igihe baba bari kwandika hani n'urukundo sibyo uri kumva yego gusa mu byo twari tuzi ku bageni b'itoro rya ADPR iriya look ya Vestina ntago nyine yari isanzwe imenyerewe ariko biterwa n'ahariho nk'umugeni w'intora hano kuri ADPR hejuru ku gisozi kuza ameze gutyo nta kintu bitwaye nta kibazo yego ariko ntago nanone wambwira ngo umuntu wo kuri ADPR wenda n'urugero runaka akuza ameze gutyo bakikanga rero biterwa n'ahariho kandi bari kugenda habaho reforme ngi kibazo nibaza n'uyu munsi ndi gukurura amakuru yaho ese abana baciye imbere y'itorero beberekana ntago ndamenya amakuru rero ni nayamenya nzayatangariza abantu impamvu mvuze ngo baciye imbere y'itorero berekanwa nuko mu mahame sibyo mu gatabo k'imihango y'itorero cyangwa se donc imigenzi ikorerwa mu itorero ubwo nituvuga imihango harimo kubatizwa gusezerana gushyinguza uri kumva nk'ibyo ngibyo byose kuko ni kidini rimarira abantu uruzi umumaro w'idini yego wowe no gufasha abantu nyine muri ibyo byo gusezerana umuntu igihe yatashye tukamuherekeza donc abantu bagakoramo amatsinda runaka y'ibimina sibyo abarambagiza bakabona aho barambagiza kuko abantu bahuye urikumva nicyo idini rimaze hanyuma naryo kuko ntago ryaguha iyo serivisi nacyo nta kintu utariha naryo rikagukama sibyo rero ndi gutara amakuru nk'umunyamakuru ndashaka kumenya ngo ese aba bana niba hari umuntu ubizi ntadufasha baciye imbere y'itorero donc barereka icyo bita kwerekanwa mu rusengero kuko uyu munsi niba batarahaciye uyu munsi ni umugabo n'umugore mu mategeko aho rero mamenye niho namenya ngo baracyari mu itorero rya ADPR cyangwa bagize gute barivuyemo ariko uyu munsi ushobora guhamya ngo barivuyemo kuko nabonye ruke yabo ariko nzi hari n'abandi bagore bo iwacu basigaye kubitamo agahozi hana umusatsi ukaba umeze gutya nkaba nkoze ikosa sibyo hari umuntu ubizi niba bataraciye imbere y'itorero sibyo haba harimo akabazo ariko niba baraciye imbere y'iteraniro bagaheshwa umugisha sava icyo ni icyambere ikindi cya kabiri gifite nka devoir kuko iyi nkuru ntago irarangira nese mwari mwamenya ko muri kubanga idisa n'umukire mwari mwamenya idisa niba ari umusilamu bw'izina n'abasilamu baryitwa sibyo yego ubwo nabyo nitubimenya tuzabyinforma abantu none si turi abanyamakuru bikaba binashoboka ko Idrissa aba ari umusilamu nyine n'urugero nanzi nese nta musilamu witwa Idrissa yego barahari benshi barahari sibyo yego bajisita abo ngabo bashaka ubwino sibyo kuko akenshi ngiye nkora content y'umuryango ubu ibyo nzajya gushakamo inkuru ndabizi ngewe kuri aba bana kurusha sibonye ko ejo nagiye kuganiriza muze
Tayisire yego kugira ngo umenye ikibazo kijyanye n'umuryango. Abivugaho iki gushaka umwana donc umuntu uri mu interval y'imyaka nka 14. Nubwo twavuze 20 ariko na 14 nayo si yoroheje kuko umwana wa 14 abahiga muri segonderi mu wa gatatu gutyo. Sibyo? yemera kubera icyo uvuze ngo umwana wa 14 aba yiga muri segonderi ukaba wumva nabyo ari intera ndende. Aya 22-36 ubwo uzi umuntu w'imyaka 36 ari mu kigero cyacu. Uzi iby'abana twakinaga mu gihe cyacu muri generation yacu. Twakinaga injongo, abakobwa mugakina ibibariko, sibyo? Mugakina twa tudenesi urukumva, mugakina kwihisha. Ariko aba bana bo muri 22 bejo bundi bo muri 2 ntago ari byo bakinnye. Ubu Vestine bamubwira ngo uribuka umukino twajyaga dukina turi gukina abakinnyi, urabyibuka dukina abakinnyi gutya dukubita abantu babakinnye, mwandike muri commentaire mutubwire. Sibyo? Icyo ni icyambere. Burya iyo umuntu ashakanye n'umuntu ufitemo interval ndende mu by'urushako bisaba ko umukobwa baseriye seriyeze. Bishatse kuvuga iki ko hari uburyo ki adashobora kwisanzura cyane. Iyo umugore ashakanye n'umugabo, umugabo avurusha imyaka, yego umugore nabe seriyeze mu by'urushako n'urugo ruzamo ikibazo rungana, uri kumva? Yego n'urugo rubana rw'abantu bamwe badahuje imyemerere cyangwa se background education zabo ziri ku kigero gitandukanye, bikaba bishobora kugira ingaruka cyane. Umugabo n'umugore babana, umugore yarize umugabo atarize, iyo bagitangira nta kibazo baba bafitanye. Ariko iyo bageze imbere niba ujya ubona ngo umuntu atangiye gutekereza mu mutwe ngo yaricujije. Sibyo? Umugabo n'umugore babana iyo bagifiyansanya nta kibazo gihari kuko umuntu atangira kumenya agaciro ke mu nshingano, atangiye kugera mu nshingano. Umugabo afite imyaka y'ubukure, umugore ntayafite. Donc yageze imbere asanga hari ibyo amusaba bitewe na generation. Ubu dufite abagabo bagiye bashaka abana b'abakobwa nka kwa Vestina bafite ikigeragezo gikomeye. Iyo mbivuga ubwo ni uko njya mura na kesi zo gukosera abantu bafite ikigeragezo cy'uko umwana ari muri age de TikTok, sibyo? Age de Facebook. Hanyuma umugabo ari muri age de business. Wanyumvishije? Umugore akarara muri salo muri TikTok, umugabo nawe akarara atekereza muki muri business. Turi kugendana. Yego. Icyo ni icyambere. Izindi mariage zigiye zikunda kubamo ibibazo ni mariage z'amarejiyo. Buriya njya nkunda kugira inama abantu bagiye gushaka. Byaba byiza ushakanye n'umuntu muziranye. Oya uko byagenda kose ntago uyu mwana w'umukobwa yajya gushaka umuntu atazi. Niko mbitekereza kubera ko impamvu uvuze ngo umuntu muziranye. Mu bushakashatsi bwanjye nakoze ntago ari ubwawe dukurikiye. Yego. Nabonye ko abantu bagera igihe cyo gushaka bakajya gushaka ku ivuko, ingo zabo zirama no kungwa zoroha kurushaho umuntu ava, uri kumva? Yego. Musanze, uri kumva? Akajya gushaka uwagadu. Sibyo? Icyo ni ikintu cyo nkubwiye. Ikindi kintu nabonye muri mariage go donc on my research. Na ahantu uri kumva umugabo w'umusilamu yikundiye umukobwa, uri kumva, umudivantiste, sibyo? Bagakora urugo bagitangira bari sawa, ariko kubera amahame n'imyemerere n'imigenzo yabo bamera nka Rayon Sport na APR. Uvuga Yesu mu nzu, umusilamu akavuga ati nawe yavuga Muhammadi. Turi kugendana. Muri mariage isaba ibintu byinshi cyane. Ntago mariage ari ikintu gihubukirwa. Yego. Umuntu aza saa sita akababanye, nubwo hari n'abarambana mu cyo bita fiançailles bajya gushakana nabwo ugasanga ni ibibazo, sibyo? Hari nago turi kuganira ku muryango, uzambwiye tuganire ku kintu cy'umuryango, turebere hamwe umuhungu ushaka gushaka. Ese umukobwa wamunyura n'uwuhe? Sibyo? Yego. Siritu nk'iyi si tugezemo.
mu isi tugezemo kugira ngo wubake urugo hari ibintu ukwiye kureba ukagenda ukitonda ugashishoza ubundi igice cya fiyansaye sibyo umumaro wacyo ni icyo bita kwigana no kwigwaho wabona bidakwiriye ukarekura. uvuze ikintu cyiza nako nshimye Imana ko wari unahari ubwo hari abavuga bati ese uyu mwana arangije ejo bundi ati ubu baba bariganyeho batangana ndetse niba yaracishije abashaka basubiye cyangwa se akaba yaramwigishije ngo batangana basi yaramwigishije kwiganaho ntago ari amashuri nagize ngo nubariganye kwa kuntu umuntu yiga ku wundi kuko bavugaga bati ese ko uno mwana asoje ejo bundi yaba yarabonye igihe kirambye cyo kwiganaho se bisaba imyaka ingahe ubu ngiye nshobora kuvuga ngo ntabwo biganyeho agahita anyandikira muri message akavuga ati roba zibaho ni wowe ugena igihe cyo kwiganaho njye na sheri wanjye ahubwo reka mvuge ngewe icyonzi ni uko isezerano hagati kuri aba bana n'iri tsinda uri kumva mu isi y'umwuka hari ikintu kivugwayo kuri iri sezerano sibyo yego ngwiki ngo kuri iri sezerano biganyeho si warumvaje ngo biganyeho sibyo ariko hashize umwaka umwe nanze message yabo mvuga ku kintu cyitwa amasezerano buriya reka turebere mu buryo bwagutse hari ukuntu Satani ni umugome kandi mu bintu byinshi Bibiliya imuvuga ngo yaje kwiba kwica no kurimbura ibi ndi kuvuga ni nkanjye sibyo abantu bataza kumva ngo urwo ni urwango no nta rwango for sure niba hari n'abantu nsengera buriya umuntu wese mbisubiremo kandi n'aba bana nabo barabizi na mama warabizi sibyo umuntu wese udistribute ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ndamugira ku mavi nkuko nanjye nekeza ko hari abandi bantu bansengera ubutumwa bwabo barabubahaye byibuze icyo gihe ukabuha umubyeyi cyangwa aba Vestine na Dorcas yego wagize neza cyane arabizi ko bari mu bantu nsengera sibyo ariko ndi kubibonera muri angle yo kugumya no kubasengera ari naho nsabira abandi ngo tugumye dusengera aba bana kubera ikintu cya mbere ndi kubona muri angle Satana dibura sibyo umurimo aba bana bakoraga ni byiza nta myaka yo gushaka si mutumva ngo ndi kwanga kubashaka ariko ndi kurebera muri angle ku murimo w'Imana bakoraga wo kuririmba kuko aya ni amazina akomeye njya nkunda kuvuga mu gisata cy'iyobokamana mu bahanzi baririmba indirimbo zarimbiye Imana uvanye Israel Mbonyi sibyo hakurikiraho mudakina aba bana n'izina rikomeye ariko nibyo sibyo ni izina rikomeye ku buryo n'abantu bo muri sekira murabizi ko kuri iri zina mutakoraho ahantu muri ndababona ko harimo imari akajyayo hapo natinya wamugana wa muhungu sibyo rero ndi gukurura nsenga Imana izabafashe nibura bature hano mu Rwanda sibyo kabiri iyo hajemo inshingano zitwa urugo ndubatse abadukurikiye namwe murabizi ko ikintu cyitwa urugo ari ikintu kigoye inshingano z'urugo ni ndende hari ibintu twifuzaga gukora tukiri abajene njye nakundaga kuririmba nanabikozeho ariko mariye gushaka no kugira ngo uzabone uburyo bwo kujya kwishyura muri studio nta nubwo ari n'umwanya n'ubushobozi umugabo abona amafaranga 100,000 agahitaza ibibazo by'150 yego sibyo kandi ubwo ibyo bibazo by'150 biba bishamitse ku mugore we yego kunda bamuteye urukumva ku mukozi ugiye kuza mu rugo donc ugasanga naho bishamikiye sibyo umurimo icyo ni icyambere ikindi cya kabiri ndinginga Imana naningingira aba bana urukumva donc umurimo wabo uzakomeze ariko nasenga Imana urugo Imana izarushikamisha rukomere kubera iziye mpamvu nubwo Burkina Faso ari igihugu cyiza gifite donc ubwiza bwacyo mu mwande zacyo sibyo abantu bo muri biriya bihugu bya West kaca yabo cyangwa se umuco wabo uri kumva yego kandi muri mariage nibagiye kukubwira ko ikitwa ubukristo ubumuntu umuco uri kumva yego bikwiye gushingirwaho muri fiançailles kuko umuco w'abantu uratandukanye kandi niba ari ikintu kigongana ni umuco kera najyaga nifuza kubyara umwana w'umumetisi
umuzungu umwe turaganira wari inshuti yanjye nayo ifite umufiyanse w'umuzungu yego wabuze ubaza ngo batetanye ryari ngiye twatetanaga twiga segonderi uzi ikintu cyatumye duhagarika ku kibazo cy'abana yambwiye ukuntu uri kumva yego abana bishobora kubyara ikibazo arambwira ngo iyo ubyaye umwana iyo akiri muto uba umwishimiye sibyo muterura abantu bose bamubonye bagaterura ariko iyo umwana amaze gukura havuka ikibazo cy'imico abazungu iyo bamurebye kuko yavutse ku mwirabura yego hazamo ikibazo hanyuma bene wacu nabo iyo bamubonye kuko yavutse ku muzungu hazamo ikibazo mujya mukora inkuru zabo ngo yabyaranye n'umushinwa cyangwa no mu nzira aho bari kunyura bakirwa bamwirukankaho uri kumva arambwira ati dusitope ndamwumva ariko donc iyo umwana w'umumetisi akiri mutoya ubona ari sawa nakubwiye ngo urugo ubundi ni ikintu gikomeye sibyo ni urugendo rw'ubuzima yego ikosa riba ku bana b'abantu ni ugukura mu mibereho yabo sibyo bamara gukura niba hishurirwa icyo Imana yabageneye kuza gukora mu isi bakaba mu mahitamo y'abandi bantu bahisemo kugira gute ibintu by'umuryango ni ikintu gikomeye cyane sibyo mu basengere nanjye mbafashe gusenga nabo ubwabo basenge nakora iki kiganiro urumva ukagira ngo ni ibindi bindi dufatanye gusengera aba bana kubw'umurimo bagize gute bakoraga kurusha ibindi bintu byose izi nkuru turi kuvuga ngo ni abana n'ubundi ahubwo ni mukuru si uwo mu majyaruguru se twe abantu b'iwacu bashaka ari abana 22 nta mashuri yamutindije ni myinshi 18 babagurutse kandi bakarama noneho ababyeyi bacu bo bashakaga bafite 14 siko mukecuru ashatse umukecuru ubyara mama wanjye yashatse afite 14 kandi yarabashyize hasi ku isi da 10 nabangaye kandi yapfuye ari injege akomeye urumva ntabwo imyaka ari ikibazo naho bahura ari ikibazo ahubwo turebe ahazaza hakurikiyeho ese muri kubingingira uyu murimo bakoraga bakomeze bawukore siko umubyeyi abyara ijwi rikagenda wowe amaze gushyiramo bya bikoma n'iki byose hazamo byinshi rero nahubwo dukwiye kubasengera sibyo ikindi uyu muntu yagize mu nshingano muri ndaha bashobora kuzajya muhamagara ngo ngwino kuri studio mugakaba ati nsanga uri aho ngaho urava aho ngaho mu biki sibyo cyangwa se tugiye gusura famiye tugiye muri ibi n'ibi yego nge nicyo ndeba wa murimo bakoraga Imana izabaha imbaraga zo kukomeza rero kubaka urugo nta kibazo kirimo cya byacitse kirimo kereka harimo undi mwuka ubyihisha inyuma kuko n'abana bashobora kugwa mu mutego bo batazi umuntu umunyamakuru mugenzi we yandika ikintu abona ko atari cyo namuhugure cyangwa amukosore reka nicecekere ngiye kukubaza ibibazo bibiri ariko ntekereza ko ndi gusoma komenti y'umuntu witwa MNV1IP icyumvikana cyo ni umusilamu Shavesti wabafashe icyemezo gikakaye pe icyo nagusabira ni uko uwo mugabo wazamukunda cyane gusa nanone byazaba akarusho ubaye mu Rwanda ukaguma kwibera umusitari wacu kuko muri kiriya gihugu ntibizakorohera nawe wahoze ukifuza uti ndifuza nanjye ko yagumana arega nabo bahanzi bakomeye n'abasani neza kugira ngo ba Debeni kugaruka inaha n'iki byose n'abandi uzabaza abasani bacu bagenda bakajya i Burayi bagera akajya azenguka kumwe Kigali bamuhururiraga nta n'umwe bumuzi wana n'indirimbo badafite n'ubushobozi bwo kuzikorerayo bose bagaruka n'abaza muri Bekare na tukaza dukoma amashyi ariko aho bari barabizi ko ntaho bo basuhuza yefite mu mushuti wanjye waba muri Amerika uri kumva yambwiye ukuntu nagezeho kandi yavuye intara umusani muri gumaguma ari ibintu bya dani akambwira agatisha hano nta n'uwamenya ko ari izo waririmbye unamubwiye ngo wararirimbye akubwira ati igira hino yego Imana izabafashe bagume hano mu Rwanda ariko ibyo mu rugo se ko ari binini girugo ni binini undi ati aba bantu muzabambaze mu muryango wacu bashatseyo gusa icyo nakwisabira mwana muto uzaca akenge kuko shenge aba Burkinabe barakomeye kandi ibingibi nkubwiye ubyitondere kuko mbifitemo uburambe Seromon experience abantu bose yaba ababi Burayi n'abantu bashatse abantu mu bihugu bya West sibyo sha saba ko ushaka iwanyu pe
ubwo ndi kuvuga ngiye abona agengana nabo abageze i Burayi bakabyarana nabo ngo babone ibyangombwa kuko hari abantu bagera i Burayi ari nk'umukobwa akavuga ati kugira ngo mbone ibyangombwa sibyo agahita yishakira umuntu ufite ibyangombwa uri kumva akamutera inda abenshi kubana nabo byagiye bibagora. Imana izamwubakire ariko abantu bose si bamwe, hariho abantu beza, hariho abantu babi, ingeri zose kandi ahantu hose aba bantu bagiye batandukanye. Twizere ko tuzabumya dusenga Imana azaba intangarugero atazaba kandi ntago ari uvumbuye gushakana n'umuntu w'umunyamahanga. None abantu tujye tuba clear, ntago Vestine ari ubivumbuye, si ntababanye nabo babanye neza cyane, ntago ibyo ari igitangaza. Hari n'abanyarwanda noneho bageze iriya b'abagabo bashaka aba Burkina Faso urugero, ntago ibyo ari igitangaza niba ari Imana yamuhitiyemo ko bazahura, kandi niba ari n'isomo kuri we agomba kugenda akaryiga nk'umukristo. Ndumva aricyo namubwira. Ikibazo cya nyuma, ejo nibwo twaze dusoma ku Nyarwanda nacyerekanye kotinge ndetse n'ibintu bitavuzweho rumwe, nawe wabivuzeho, ariko ibyo ntago twabihamya kuko ntago tubizi. Bamwe bati Vestine se koko byaba ari byatwite, abandi bati hanatwite ntacyo bitwaye, byaba ari umugabo we. Ariko reka nkotinge Inyarwanda, ariko tunibaza wa mugani nanjye nkubaza umuntu abwirwa n'iki ko umuntu atwite ataramuteye inda agamenye ko ibyo bintu ari ukuri, cyangwa se wasanga ari uko wenda urabona ko uko byagenda kose tuzi ka Vestine akamaneke ubu ngubu urabona ko rwose ari umukobwa ari umudamu umeze neza wuzuye. Kubera icyo abantu bari gutekereza iki kintu, reka bari cyo mperaho nanasoreza. Ntabwo ngende mu mitekerereze no mu matwi y'abantu nuko bavuga sibyo. Vestine niba twite nawe utwika inzu ngo buri mwotsi, umwana si ikintu azahisha. Kandi ni n'umugisha rigara, kandi gutwita ni umugisha. Uri kumva niba twite umugore n'ubyara, kankoresha iryo jambo sibyo. Giye kuri nge rwose nta kibazo nawe afite, uri kumva oya nta nuwakakwiye kugira ikibazo, sibyo. Kandi si we wenyine uvuzwe ko atwite, ibyo ni ibintu bisanzwe umuntu baramuvuga cyane ko ari n'umusitari. Mu rwego rwo kugira ngo bakore inkuru bavuga iki, niba twite semye ubwo nyine Imana imurinde we na gahunda na Nyagasani. Niba atanatwite Imana izamuhe kubyara. Yego. Roba, reka dutahe kandi utanze amasomo y'ubuzima, amasomo meza cyane. Umurimo bakoraga n'ubundi Imana izabashoboze ibafashe bakomeze bawukore n'ubundi izabatiza amaboko. Ndetse na Dorcas nawe uyu munsi yego urumva uri kumva uko yiyumva nyine arabyishimiye, ku rundi ruhande nabo gati ese ko narimbanaga n'umuvandimwe, urabyumva nawe, ariko nawe nyine yihangane nyine. Oya narega buriya mugambi w'Imana biremewe. Yego. Ikibi ni ugutandukana urukumva bitewe n'impamvu sibyo. Hari no gushwana. Yego. Ni ibintu bibiri bitandukanye. Umuntu ashobora batandukanye ku mpamvu nziza rero. Imana ishimwe. Raba, ndagushimiye cyane, Imana igumugisha. Sawa sawa. Gasaro TV.